ese sheri uragenda urakaye kugeza ryari? Wibuke gutangiye umunsi kandi n'utangirana uburakari buretse uraza kumbwira nimugoroba. Ntabwo watangira umunsi gutya n'uburakari bungana gutya ngo birangire neza. Erega sheri byose ni uba wabitiye. Nta bintu byushira ku murongo, ibintu bijye biri kuri gahunda, utuntu twinshi. Uravuze ngo nta kintu nshoboye mu buzima bwanjye. Ntabwo ibyo mvuze, ariko ugomba kwitoza. Ngo biriya byose nakoze ubihinduye zero, ngo ntacyo nshoboye. Nta kibazo. Ntabwo abantu bose bakora neza bashimwa sho. Ntacyo bitwaye. Oya mugore mwiza, ntabwo ari byo mvuze, ariko icyo musaba gusa ni kimwe. Tujye tumenya kujera igihe kirirukanka. Turi mu isi yihuta. Hari ikintu kinyobera sinzi ukuntu amasaha ya mu gitondo agenda. Niba atangana nandi ntumbaze, nk'ubu mukanya nabonaga dusigaranye iminota 30. None ndebera iminota 10 gusa twamaze gukererwa already. Uzi inama nakugira se sheri? Ntukazajya utegereza gukora ibintu ari uko amasaha yageze. Ujye ubikora mbere kugira ngo wizigamire igihe cyawe. None se reba nk'ukuntu umwenda udutengushye biriya byose ntabwo umuntu aba yabiteguye, ariko nta kundi ejo nzikosora. None nzabikora neza, ejo tuzazinduka umva. Sheri ahubwo buretse gato genda garo mubwire. Umfasha reba uriya mu mama sha. Nguriye uramubona haruguru. Hanyuma se mva yo ariko mana yanjye sha Imana yacu iratangaje. Ndebera ukuntu yazindukiye ku muhanda n'abana aje gusaba muri kino gitondo imbeho iki. Sha namayobera amatagatifu koko nkuko padiri abivuga. Mva. Imana yagiye isaranganya imigisha kuri twese. Uyu mu mama afite urubyaro ariko ntafite cyabagaburira. Natwe turaha imyaka igiye kuba 5 dusengera urubyaro. Ese wowe uracyafite icyizerera yuko tuzabona abana? Sekere nyine ese niki cyakubuza guseka ko rubanda rwose ndetse ni wanyu. Ariko sheri bavuga ko ikibazo ari ngewe. Sheri tega amatwi neza ngubwire. Ngwiki Imana ni nyabwenge. Kuko hari n'igihe ushobora gusanga Imana ireba ikabona ko tudakwiye kuba yahita dusubiza nonanga niba tutabasha kubona management yacu turi babiri. Kuko twakoze iki? Niba tudakwiye gusubizwa. Hari icyaha wishinja? Hari icyo washumuye ku Mana cyatuma itadusubiza? Reba ibibazo byose tuba dufite ibiki n'ibiki turi abantu babiri. Haje wa gatatu n'uwa kane byagenda gute? Hari n'igihe usanga ari cyo kibazo. Tubanze no kumenya no kuntu dushobora kuba natwe twe. Ntabwo wambwira ibyo bintu, ntabwo wambabaza bigeze aho ngaho. Uravuze ngo ikigeragezo turimo ni ngewe wakizanye. Ubwo naho ubaye nk'abandi. Ubaye nk'abandi ukuntu babivuga ngo kutabyara n'umugore. None nawe ngo ni ngewe udashoboye kwita ku nshingano. Sheri listen to me. Nyumva neza. Urarebye ubona ntabasha kubyara, ntabasha konsa, ntabasha gukikira nk'abandi babyeyi. Sheri sawa urakoze kunyicira. Ibibazo nk'ibi wigira ibindi umbwira. Ibibazo nk'ibi ntabwo ari byo kuzana hano mu muhanda. Tujye tubiganira mu rugo. Sheri simvuze wowe. Ariko mwana muki wangerageza bingana. Bingana gutya sheri nawe utangiye kunshyiraho urubanza. Ntaho utaniye n'abandi. N'ubundi ndabizi bene wanyu nibyo bavuga ko ari ngiye utabyara, ngo ni ngiye watumye tutabyara. None dore nawe urabivuze. Naho utaniye nabo ngo ni ngiye utuma ngo Imana itadusubiza. Uyu urabivuze. Hari ibindi uvuze se bitari ibyo ngibyo. Dore sheri nibi mpora nkubwira buri munsi ibibazo nk'ibi nyine ntabwo ari byo kuganirwa ku muhanda nk'ahangaha dutwaye imodoka. Please. Ibi nibyo kwihangana byarakunaniye. Wakagombye kuba ibi bintu twakabiganira mu rugo. Ihangane turaza kubisubiramo mu rugo. Dore tugiye no kugera ku kazi. Ngiye kugera ku kazi ndashaka kugira ngo ngushyire. Ndetse ku kazi ngiye kugira gute? Please sheri ihangane dore tugezeyo. Uzibaye wongeyeho wajya gukora iki? Nushaka kunsubize mu rugo. Oya sheri ihangane jya gukora akazi hanyuma turaza kuza gusubira twonge tuganire neza. Sibyo ihangane please. Hanyuma se mwinjizemo imbere cyangwa nkuparike hano ku gipangu? Nsiga ushatse. Sheri waretse kumbwira gutya musigaho ushaka koko? Genda nsiga hano ndasigara hano genda. Okay ihangane sorry sheri sorry. Kubundi Imana yo ntabwo ibiri kubibona bino bintu tunyuramo. Sheri dore abakozi bare dore bagenzi bakabari. Bashake bambone muri sisi bamvuga. Please. Sigaho. Atakumubona rwose urimo kurira mu modoka. Yaba urashaka uzangurugura ngo usabe ikiro cy'imigani hano hanze wowe. Ariko ubundi ko mbona umvuga ngo nakere wanyu mwarasengaga Imana dusenga ntabwo yumva. Igihe twahera tuyinginga ngo duhe abana kukitabaduha. Sheri tuza. Mana
ndetse no kigerageza ukinkureho rwose. Satani uyu munsi ko yagendereye. Ibi bintu ntabwo mbishoboye. Mbega umunsi. Hajya ngo umuntu ageragezwa ibihwanye no kwizera kwe, njyewe ntabwo ibi bishoboye pe.